Ndabashimiye cyane kuba muje uyu munsi ngo twigane. Nk'uko mubizi turimo turiga hano kuri Munyaneza Digital Learning, turimo turiga amasomo agendanye n'ikoranabuhanga cyane cyane ari kwibanda kuri Microsoft Word. Ubu ngubu turimo turiga Microsoft Word, gusa vuba aha ngaha tugiye gutangira Microsoft Excel kugira ngo dukomeze tugireho byibura ubumenyi umuntu ashobora kuba wenda yakenera mu buzima bwa buri munsi. Ubu ngubu rero ndatekereza muri ko twagiye twiga tabu agiye atandukanye, aho twize this home tab, twiga insert, tukiga this design, tukiga layout. Uyu munsi rero ndagira ngo twigane kuri reference tab, ndetse muribuka ko twagiye tunareba n'amashortcut agiye atandukanye twagiye twiga. Rero ndabashimiye cyane, kandi nkwibutsa kubanza gukora subscribe niba utari wayikora, ndetse like yawe nayo irakenewe, ndetse n'igitekerezo cyawe ubona nimba hari ikintu dushobora kuba twahindura, twakongera cyangwa se twagabanya, rwose birakenewe cyane. Ndabasabye kugira ngo dufatikanye twembi muri uru rugendo turi kumwe turimo turigana. Uyu munsi rero ndagira ngo twigane kuri ibyo bice kugira ngo tube ari byo tuba twakoresha kuba twakora inyandiko yacu, cyangwa twakwiga uburyo dushobora kuba twakora reference, cyangwa se twakoresha iki gice cya hano kuri reference. Zino ribbon zose nizo ngira ngo tubashe kuba twakwigana umunsi wa none. Rero ndagusabye inkunga yawe, unakoze share byo ntacyo byagutwara, kuko twese no kugira ngo dufatikanye. Kwiga no guhozaho, ikindi kandi wanabwira na mugenzi wawe akaza kwiga, nabyo ntacyo byaba bitwaye, kuko murabizi ko kwiga nyine buri umwe wese yabikeneye. Hari ibyo uba wibuka, hari ibyo utibuka, twagenda twibukiranya ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka nze dutangire noneho twigana ku gice cyacu cy'uyu munsi, ku buryo tugiye kuba twigamo ibintu bigiye bitandukanye bigendanye na reference tab. Reference tab, ubwo kanze wenda mpere ku gice cyacu cya hano hejuru, kuri iki gice cya hano hejuru, aho ngira ngo duherana kuri table of content. Murabona niyo icon ya mbere. Hari igihe abantu benshi bibaza ni gute nshobora kuba nakora table of content y'ibintu byanjye mfite. Wenda ngewe ndashaka gufata table of content yanjye nkayishyira kuri first page, wenda niyo nshaka gushyiraho table of content, kuko ahantu kasa iri niho hantu hajya table of content, hano ipikinze. Noneho wenda ngiye reka mbanze nze kuri cya gice cyanjye, n'ubundi muribuka wenda uburyo dukora blank page. Wenda ngiye reka nkore blank page, murabona ko mise n'ubundi nsigarana cya amagambo yanjye ajya ku yindi page. Noneho hano hejuru ngiye niho nshaka kuba nashyira table of content yanjye. Noneho ubwo ndaza hano kuri reference, ninkanda hano kuri table of content, murabona ko bari kumpa ama option agiye atandukanye ya table of content nshobora kuba nakoresha. Table of content murabizi ko ibitandukanye, cyangwa se bitewe n'uburyo wowe ushakamo. Noneho wenda hano ushobora no kuba waza ugacustomizing yawe bitewe n'uburyo wowe ushaka kuba wakoramo table of content yawe. Gusa wenda twebwe kuri iki gice, wenda twebwe reka twikoreshereze iyi ngiyi ya mbere, wenda ni urugero, noneho tuba ariyo tuba twakoresha. Murabona ko bari kumbwira ngo no table of content entries found, cyangwa se ntayo yigeze iboneka. Noneho kugira ngo tube twabasha gukora table of content, nuko tuza hano ku nyandiko yacu. Wenda reka nze hano, wenda mfate kino gice gatoya, wenda kugira ngo tubashe kuba twashyiraho ama heading agiye atandukanye, kugira ngo tube twakora table of content yacu. Wenda reka mfate iri jambo, noneho ndigire wenda heading 1, ndigire heading 1, wenda ndishyire ntacyo, wenda reka ndigumishe hano. Noneho wenda reka nzishyiremo n'andi ma heading agiye atandukanye hano. Wenda reka manuke wenda nko kuri next page, wenda reka mfate aya magambo nayo wenda nyakopiye, noneho
mbashe kuba wenda nayakoresha, nayo nyagire heading 1, noneho wenda reka mfate n'andi agiye atandukanye kugira ngo wenda nagira amatayito agiye atandukanye kugira ngo mbone uko turi buze gusobanura igice cyacu cya table of content. Murabona ko zigiye zitandukanye, zifite amahedingi agiye atandukanye. Noneho ningaruka kuri iki gice cyanjye cya table of content nkagikandaho, urabona ari kumpa uburyo ngo update table. Gusa na hano kuri reference dufite kino gice cya update table. Nindamuka ngikanzeho, murabona ko table content yanjye yisize ya maheding yanjye, uvuga ngo rolling ngibi urabona biri kuri page ya 2, ngibi kuri page ya 3, biri kuri page ya 4. Biranashoboka ko naza wenda nkashyiramo n'izindi zigiye zitandukanye, nk'urugero wenda nk'iyi ngiyi nayo reka nze nyigire wenda heading nayo wenda reka nyigire heading 1, noneho wenda reka mfate n'ibyo nabyo mbigire heading 1. Murabona ko ntabwo yigeze iba updated. Gusa iyo uyikanzeho ushobora kuba waza hano kuri reference, noneho ukaba waza ukapudetinga ya table yawe. Urabona hari uko nakupudetinga page gusa cyangwa se nkapudetinga entire table. Noneho nyine ndashaka kuba nafata table content yanjye yose nkayapudetinga, ni ukuza n'ubundi nkakanda kuri kano, noneho awugira. Murabona ko hisi wa updated na za zindi nongeyemo nyuma nazo zihise zibasha kuba zazana. Ndatekereza kano gace ka table of content wenda ka hano twakava. Urabona ko dufite uburyo bugiye butandukanye. Nka hano kuri office.com ushobora kuba waza ukasanga andi moko ya table of content agendanye n'izi ngizi, ku buryo ushobora guhitamo ubwo ushaka. Noneho hano kuri custom twabonye ko ari uburyo ushobora kuba wiwaza ugacustomizinga iyo cyangwa se ugakora iyawe igendanye n'ibyifuzo byawe. Noneho remove table of content iyo ni uguhita ukuraho table of content ufite. Urabona ko ihise igenda matrix. Noneho reka twiyizire kuri kino gice cya hano kuri add text wenda nacyo, cyangwa se urabona dufite amarevel agiye atandukanye. Murabizi ko table wenda ziba table of content cyangwa se chapitre wenda tuba tugira na sub chapitre cyangwa se wenda izi ngizi reka mbe nzikuyeho n'ubundi. Murabona ko bya bindi wenda byo kuba ngo duselectinge noza zose zimeze kimwe, wenda nibwo nkoresheje guselectinga za noza zacu zose zimeze kimwe, ndagira ngo noneho zose nzideletinge kugira ngo tube twatangira ubundi bushya. Twari dufite iyi ngiyi ndetse ndashaka no gukuraho n'iyi ngiyi nayo ntabwo nkiyikeneye. Maheding 1 yose reka nyamareho. Gusa ahangaha murabona ko ngiye birimo birantwara umwanya. Mwibuke ko nyine nje nka selecting imwe nkahita nza hano kuri select, nkaza hano kuri select with similar formatting, mpita mfata izihuje format yose ku buryo nshobora kuba naziselectingira icyarimwe. Noneho reka nze dukomeze, noneho tujya kuri kino gice cya level, kino gice cya hano. Noneho murabona ko nakinze kuri do not show in table of content. Wenda noneho twebwe tugiye gufata noneho text zacu, wenda n'ubundi reka wenda nsubiremo. Noneho wenda reka mfate gutya, noneho iyi ngiyi ni selecting, noneho nzi hano kuri add level, wenda reka nyigire level 1. N'ubundi ihita ifata ya heading 1 ya hano, aho kugira ngo tube dukoresheje tuza guselecting iyi level, iyi heading 1. Dushobora gukoresha iyi level 1 ya hano kugira ngo tube ari twakwadingaho. Wenda reka ngende mbikora no ku zindi zigiye zitandukanye zirimo, wenda n'iyi ngiyi nayo reka nze
nayo reka nyigire wenda yo reka nyigire level 2. noneho ubwo urumva uko amalevo agiye atandukanye, ubwo wenda reka mvuge ko ari nka subtitle yayo, noneho manuke wenda ndebe wenda nk'iyi ngiyi nayo reka nyigire wenda level 2, wenda reka nayo reka nze nyigire level 2. urumva ko amarevo agenda atandukana bitewe n'ibintu urimo uragenda ukora cyangwa se uburyo inyandiko yacu igenda igaragaramo. noneho wenda reka mfate noneho kandi wenda ko reka nze nkagire wenda level 3. noneho nzi hano mu nyandiko yanjye n'ubundi wenda ngende mfatamo n'izindi zigiye zitandukanye, wenda nk'iyi ngiyi reka nze nyigire wenda level 1 uko mbishaka. noneho nze wenda nk'iyi ngiyi reka nze nayo iyi wenda nayo reka nyigire wenda level 2. noneho uko amarevo agiye atandukanye niko ibintu bigenda bitandukana cyangwa se niko zigenda zirutana. n'ubundi ndaza hano kuri update, ndaza kuri table of content ninjizemo, noneho noneho ngiye ku updatinga entire table kugira ngo mbashe kuba nashyiramo twareba ya marevo yacu. ntabwo ndi kubona ahantu nari nashyize kasa yanjye, ubu niho table of content yagiye. murabona ko table of content nashyize hagati, reka mbihindure nyishyire kuri ya page ya mbere hejuru kugira ngo bibashe kutworohera. reka nze ndazana n'ubundi pointing kasa yanjye. mwari mubonye ko table of content ahantu nyine wa pressinze kasa niho ihita iba cyangwa se niho ihita ijya. noneho ubwo ndaza selecting wenda akajambo kamwe muri bwa bundi wenda nari mfite bwanjye hano, noneho updating cyangwa se nze ninjizemo table of content. reka table of content murabona ko yabaye inserted, ariko n'ubundi ije kuri ya page ntari gushaka. reka nsubire akano ntabwo nakagize, reka nongere ngashyireho bagire level 3 wenda hano munsi harya nta yindi twari twagize ya level 1 nayo reka nze wenda nyigire level kangahe, level 1. wenda reka nyigire akangaka nako reka nkagire wenda level 1 cyangwa se wenda reka nze nkagire level 2. noneho murabona ko dufite zigiye zitandukanye. noneho ndaza pointing ahantu nshaka gushyira table of content yanjye, nze kuri table of content, noneho mitemo iyo nshaka. murabona ko ya marevo yacu uko agiye arutana, nk'iyi ngiyi twabonye ko ari level 1, iyi ngiyi ari level 2, iyi ari level 2, ikaba level 3, iyi ngiyi ikaba level 1, ikaba level 3, iyi ngiyi ikaba level 2, bitewe n'uburyo we subtitle yawe agiye ameze niko ugenda umessioninga kuri table of content yawe. noneho murabona ko hano wenda nk'iyi ngiyi ndamutse nkanze kuri button yanjye ya control, noneho nkayipressingaho ihita navigatinga ikanjyana ahantu hari rya jambo irimo irandikingaho cyangwa se kuri ya page hariho ya table of content yanjye. urugero wenda nka hano kuri portion, noneho reka nze ndakanda control, noneho mpite mpakanda, murabona ko ariho ihise inzana kugira ngo tube ariho nkomereza nyine. ni nka link uba ukoze kugira ngo ize kukujyana ahantu horoshye cyangwa se n'ishakiro ryoroshye kugira ngo tube ari ryo wenda twavuga mu kinyarwanda ni ishakiro, ku buryo uzi ukavuga ngo chapitre yanjye runaka iri kuri page runaka, ukuvuga ngo chapitre iyi ngiyi iri kuri page iyi ngiyi, chapitre iyi ngiyi iri kuri iyi page, gutyo ngo zigiye zitandukanye, ku buryo nunashikenera kuba wajyaho, icyo ukora ni ukuza ugakanda control, ubundi ugakanda kuri imwe muri zo ushaka kuba wajyaho. kandi reka nkande nk'iyi ya nyuma, murabona ko ihise inzana kuri ya yindi ya nyuma nyine nashakaga kuba najyaho. wenda kano gace ka hano kuri table of content ndatekereza wenda twaba tukavuyeho, twabonye uburyo dushobora kuba twakwapudetinga table, cyangwa se wenda reka nongeremo nk'akandi nka hano, wenda nka kano
nako wenda reka tukagire akalevo, wenda reka tukagire level 2. Noneho kuri iyi ntuza yacu murabona ko ntabwo yigeze iba updated ngo ihite iba inserted muri yo, ariko nindamuka nje nkakanda kuri iyi ntuza nkakanda hano kuri update, murabona ko murambaza update page number only cyangwa se na updating table yose. Ngiye ndashaka ku updating table yose ko yakabaye, n'ubundi ndapressinga okay, murabona ko nayo ihise iza. Ubwo nshaka kuyigeraho ni bya bindi n'ubundi ndakanda control, noneho mbe namanuka igahita injyana kuri ya link yanjye nashakaga. Gutekereza kino gice twaba tukivuyeho cya table of content, noneho tukajya kuri iki gice cya footnote hano. Noneho iyi footnote ni uburyo ushobora nko kuba ufitemo nk'amagambo wenda ushaka kugenda usiga, cyangwa se ushaka nko kuvuga nk'urugero, abantu bajya hari Bibiliya wenda zimwe za kera nizo wakundaga gusangamo nk'amagambo, cyangwa se nk'amagambo bakoresheje kuri page runaka wenda afite ubusobanuro hasi. Ni muri urwo rwego rero uba urimo urashaka gufata nk'ijambo runaka, noneho ukaba wariha ubusobanuro ku gice cya page cyawe gihera. Nk'urugero wenda reka mfate nka hano nandikeho ngo MDL, wenda ni urugero, noneho nze nga selecting, ninga selecting aza nkakanda hano kuri insert footnote, bahita banavigatinga bakanzana kuri iki gice cya hano aho page ihera. Noneho nkaba navuga ngo sobanure iryo jambo nari nshaka kuvuga. Wenda ngewe murabizi ko MDL twebwe tuyirambura ari Munyaneza digital running. Noneho turamutse tuje n'ubundi kuri rya jambo ryacu rya MDL, murabona hahise hazaho, murabona ko bitandukanye na ndimo ndahovaringaho hagahita haza ubusobanuro bwa rya jambo cyangwa se bw'iri jambo nashyizeho. Urabona ko harimo harahita haza Munyaneza digital running. Wenda reka nse nk'ukazominga kugira ngo tubashe kuba twakareba neza niba biri bunkundire neza. Murabona ko uko ndi guhovaringaho harimo harahita haza ubusobanuro bwa rya jambo ngewe nashakaga kuvuga. Ushobora no kubikora wenda ugashyiramo n'amagambo menshi agiye atandukanye. Wenda reka tuvuge cyangwa se wenda reka nkoreshe wenda nka hano, wenda hahera reka nandike ijambo ICT, wenda ICT murabizi ko ni information communication technology. N'ubundi ndagaselectinga, noneho mbe naza kandi hano kuri insert footnote, naho n'ubundi barahita banavigatinga banzane kuba nashyiraho ubusobanuro bwaryo. Wenda ni information communication technology. Noneho nindamuka nje kuri ya nyandiko yanjye n'ubundi hahandi hari ICT, nindamuka muvarinzeho, wenda reka manze nga selecting, murabona ko harimo harahita hovaringaho information communication technology. Wowe rero ni iki ngiki wenda mu nyandiko yawe aho uzagenda urabona ko zagiye ziba power cyangwa se zagiye zizana yandi twita superscript. Iyi superscript igenda yerekana iri ni iya kangahe kuri iyi page, ni iya kangahe kuri iyi page. Murabona ko dufite zigiye zitandukanye. Wenda reka dufate nko ku yindi page naho wenda tube twashyiraho nk'irindi jambo. Wenda nka hano murabona ko turi ku yindi page. Wenda reka mvuge nk'ijambo IT cyangwa IT. Wenda reka nabishyire mu nyuguti ntoya, ariko ntacyo reka mbishyire mu nyuguti nini kugira ngo dufate ubusobanuro bwaryo. Wenda reka mbanze mbyongerere size kugira ngo tube turibasha kuribona neza. Noneho urundi nza hano kuri reference, murabona ko ariryo riri selected, inze mvuge ngo nisatingemo footnote. Noneho urabona ko bahise banzana
ku yindi page ya yindi nyine ndiho kuri ya mpera yayo, wenda mvuga ngo ni information technology, noneho naryo niturizaho tugahovaringaho, naho barimo barahita baduha ubusobanuro bwa rya jambo. Ndatekereza kano ka footnote cyangwa se insert footnote noneho ko twaba tukavuyemo. Noneho reka tujye kuri insert endnote. Insert endnote noneho byo ni ubusobanuro bw'amagambo ariko noneho bukaza kuri end ya page zawe ufite. Nk'urugero twari twakoresheje wenda MDL, wenda reka nkoreshe nk'iyihe mpera, wenda reka nkoreshe nk'ijambo RDB, Rwanda Development Board, RDB. Noneho nze selecting, noneho nkanda hano kuri insert note. Noneho hano ni mu gihe nyine tuba dushaka nko kuvuga ngo ni nka comment cyangwa se nko kwadinga note cyangwa se comment cyangwa se citation, bitewe nka citation cyangwa se aba references, noneho kugira ngo tubashe gusobanura neza iyo content cyangwa se akantu dushaka gusobanura. Noneho murabona ko bahise banzana kuri ending page zanjye. Noneho wenda aho reka mvuga RDB, ubwo ni Rwanda Development Board, nayo ni cya kimwe twayishyize, RDB nayo yishyize kuri iyi page. Okay, murabona ko hari kubasha kuyibona, ariko muribuka ko twagiye twiga uburyo bugiye butandukanye bwo kuba twasacinga ijambo twaba dufitemo. Noneho mu rwego rwo kuba wenda twarisacinga cyangwa se kugira ngo turibone, ni uko dushobora kuba twaza noneho tukaba twaza hahandi kuri Ctrl F kugira ngo tube twasacinga ijambo ryacu kugira ngo ribe ryahita riza wenda ku buryo bwihuse. RDB, murabona ko rihise riza mu buryo bworoshye. Murabona ko naho ninhovaringaho cyangwa se nikiraho kasa yanjye, n'ubundi rimwe irahitima bwa busobanuro bwa Rwanda Development Board ku buryo bworoshye. Noneho ushobora kuba wakwisakingamo nyinshi zigiye zitandukanye, wenda reka zose ariko zijya ahantu hamwe. Noneho wenda yo reka nyigire RGB, noneho nayo nyihe endnote, wenda yo ni Rwanda Government Board. Noneho RGB yacu yo iri hehe? Murabona ko nyine kujya gusacinga amagambo, kujya kureba mu nyandiko bitewe n'uburebure bw'inyandiko yawe bugenda buruhanye, cyangwa se icyiza no ko dushobora kuba twakoresha ya Ctrl F, none twakoresha RGB. Murabona ko nayo ihisize, murabona ko nayo irimo irahita inyereka igisobanuro cyaryo. Wenda naho reka tuhave, noneho reka nsubire kuri RDB wenda kugira ngo nyegereho, wenda dutekereze iyo ishobora kuba iri hejuru ngiyi hano. Noneho murabona ko ariyo ndiho, cyangwa se reka nzamuke noneho njye hano kuri page yanjye aho itangirira nkabi. Noneho nza hano kuri next footnote, nunkanda kuri fresh baranyereka hari next footnote hakaza previous footnote. Iyo tuvuze next footnote ni ya footnote cyangwa se imwe twisatingiye hano ikurikiye. Indamuka mpakanze hano kuri next footnote, murabona bahise banzana kuri iyi ngiyi MDL yayindi twatangiriye Munyaneza Digital Learning, ariko n'ishuri ryacu ryitwa. Noneho indamuka nje kuri iyi ngiyi cyangwa se nkakandira hano, murabona n'ubundi by default harimo next footnote, nimpakanda barahita banzana no kuri rya rindi rindi, urabona ko bahise banzana kuri ICT. Noneho indamuka nje nkakanda hano kuri next endnote cyangwa se ya yindi twashyizeho iri buze kujya ku mpera y'impapuro zacu, nimpakanda murabona ko bahise banzana kuri RDB ku buryo bworoshye, ntiriwe mvuga ngo ngiye kongera njye kuyisacinga. Noneho ninza hano kuri
n'ubundi ndamuka nkanze hano kuri next end note, mwibuka hari n'indi twari dufite ya RGB, murabona ko nayo bahise bayinzanira ntiriwe njya kuyisacinga. Biranashoboka noneho ko ndi hano nshobora no kujya kuri previous end note. Ubwo noneho murabona hano dufite twari turi kugenda kuri next, no tugiye kujya kuri previous cyangwa se kuzo twagiye tuvaho. Ninkanda hano kuri previous irahita insubiza kuri RDB hejuru. Nindamuka nkanze kuri previous kandi ntayihari, n'ubundi irangumisha aho ngaho. Noneho wenda reka njye kuri previous footnote, nimpakanda murabona ko isi insubiza kuri ICT. Noneho nindamuka nkanze n'ubundi hano kuri previous irahita injyana kuri ya MDL yacu. Utekereza kano nako twaba tukugize. Wenda reka tujye hano kuri show note. Noneho hano kuri show note hari ukuba wareba amantuzo yose ugiye ufite, view footnote area cyangwa se end note, bitewe n'icyo wowe ushaka kuba wareba muri ako kanya. Urabona ko hano dufite ama footnote twashyizemo, cyangwa se wenda washaka wajyana hano kuri footnote ukaza kuri end view cyangwa se kuri view end note area, hahandi twashyize ama end note yacu. Urabona ko bahise banzana kuri the last page, hahandi hari ya ma end note yacu. Noneho nindamuka nkanze kuri kano ka icon, ahangaha dushobora naho kuba twaza tugakoresha uburyo butandukanye. Mwabonye ko ama superscript yacu hano ho kuri, wenda reka manze nsubire gatoya kuri MDL. ubwo mwabonye ko uburyo bworoshye bwo kuba twajyayo ni ukuba twakoresha iyi ngiyi. Wenda sorry, reka nkoreshe n'ubundi previous. Noneho tuzi hano nko kuri MDL. Noneho ni nkanda hano, murabona ko hano iri superscript cyangwa se kano ka superscript kari kuri rimwe. Noneho hano ushobora kuba waza ugacustomizinga bitewe n'uburyo wowe ushaka kuba wabikoramo. Noneho ushobora kuba waza ukayapplyinga wenda kuri Word document cyangwa se hano kuri numbering, wenda uvuga ngo nimba wahereye kuri I1 hano ni kuri za end note zacu. Noneho hano ukavuga ngo wenda ukavuga ngo restart each page, wenda ningera kuri yindi page nzajya ntangira A0 cyangwa se ntangirire kuri rimwe. Noneho natekereza kano nako twaba tukavuyeho, kuko ahangaha ushobora kuba waza ugahitamo nuza ugiye ushaka. Ushobora kuba waza ugakoresha numbers cyangwa se ni amanyuguti cyangwa se bya bimenyetso bya Roman, cyangwa se ugakoresha za plus n'ibindi, bitewe wowe n'ibiryo ushaka kuba wabikoramo. Noneho tugiye hano kuri kano gace ka convert, nindamuka nkanze hano kuri convert, birashoboka ko nafata za footnote zose nari mfite nkazikonvatinga muri end note, cyangwa se nkafata za end note zose nari mfite, noneho nkaba nazihinduramo footnote, cyangwa se nkafata nkaziswapinga, guswapinga cyangwa se guhinduranya. Ibyari footnote bikahinduka end note, ibyari end note bigahinduka footnote. Wenda reka mbari byo swapinga, murabona niho nkanze, noneho pressing okay, noneho nkande insert. Murabona ko zahise ziza za zindi zose za Munyaneza Digital Learning zahise zimanuka zikaza kuri iyi ngiyi ya hano. Wenda ntabwo ibi ngibi wenda nabyo wenda because kugira ngo turebe uburyo ki bishobora kuba byahinduka, gusa bitewe n'inyandiko yawe uburyo urimo urashaka kuyisobanuramo, nk'abantu bandika ibitabo cyane cyane, wenda ibi ngibi bishobora kuba byagufasha mu gihe urimo uragenda ushyiramo citation cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu nyandiko yawe, kugira ngo ugende usobanura wenda ngiyi kote n'ibiki y'ahantu bishobora kuba nka source yayo ishobora kuba yaravuye. Wenda ahangaha reka tube tuhavuye, ahubwo tujye kuri kano gace kandi gashya kitwa smart lookup cyangwa se research. Kano gace kacu nitukakandaho, icyo ugakora ko ni ukuba twasacinga ijambo online ku buryo dushobora kuba twaryifashisha ku buryo bworoshye. Noneho akangaka wenda ntabwo ari ngombwa ko twaba tugira, wenda ntabwo ari ngombwa ko twaba turimo wenda tugakoresha none ahangaha, wenda ko tuzagafatira igihe cyako. Noneho reka tuze hano kuri insert citation. Insert citation ni uburyo noneho bwo kuba twagenda twisatingamo wenda nk'ijambo runaka cyangwa se nka kote runaka umuntu ashobora kuba yaravuze. Urugero mfashe wenda nk'interuro, wenda nka kwa kundi umuntu aba ari gukora nk'igitabo cyangwa se mu nyandiko yawe akaba harimo ijambo ry'abandi urimo urifashisha mu gihe urimo urakora igitabo cyawe. Ahangaha biba byiza rero iyo ugaragaje aho bituruka. Hano rero urabona selectinze wenda nk'iyo quote umuntu ashobora kuba yaravuze, wenda uhita uza hano ukandika add new resource.
iyo uje kuri add new resource bahita bakubaza type of source, ni hehe waba warakuye iyo nyandiko cyangwa se icyo gitekerezo cy'uwo muntu, ni hehe waba waragikuye. Ese haba ari muri filimi, muri interview, ahantu hose ushobora kuba wenda utekereza ko uwo muntu ashobora kuba yaragikuye, cyangwa se wenda nko muri report ari nk'ijambo rye ufashemo, noneho ukaza ukavuga author cyangwa se izina ry'uwo muntu wagigeze. Murabona hano mfitemo bibliography cyangwa se noza yanjye ni kuri APA style, nazo zigenda zitandukana wenda ku bantu bandika ibitabo inshuro nyinshi, ahangaha wenda nibo bagenda bamenya izi style uburyo zigenda zikoreshwa, cyangwa se uburyo ugenda ushyiramo abareferensi mu buryo bugiye butandukanye. Wenda nk'uyu nguyu reka twebwe tumwite wenda Hong, noneho titire wenda ukavuga ese ni muyihe report, wenda report wenda reka tuyite wenda my report, wenda ukavuga mwaka ashobora kuba yarabikozemo, wenda reka tuvuge 2000, wenda 5, publisher cyangwa se yagishyize, umujyi n'ibindi, noneho ugakanda kuri OK. Murabona ko bahise bamunzanira hano Hong 2005 ari nka reference cyangwa se ari nkawe wakoze iyi kote ya hano. Noneho ushobora kuza wenda reka tuvuge ko n'iyi kote wenda reka fate n'iyi ngiyi, wenda iyi ngiyi mvuge ko nayo ari we wayanditse, n'ubundi urabona ko Hong yahise aza, ushobora kuza nkamukandaho, n'ubundi murabona ko ahita aba inserted. Noneho cyangwa wenda reka mvuge noneho ko iyi ngiyi yo atari we wayanditse, n'ubundi ni ukuza ugakanda no kuri add new source, noneho ukaza ukaba washyiramo undi bitewe n'ahantu ushobora kuba, cyangwa se wenda nk'uyu wenda ni mu gitabo cyitwa gute, wenda my book urugero, wenda ni sorry, ngaha ni ku izina rya nyiri kwandika, wenda reka tumwite wenda Dani, noneho tuvuge ko title y'igitabo wenda yitwa my book, naho ukaza ugashyiramo umwaka, wenda ukavuga ngo ni 2009, wenda ukavuga city, wenda ukavuga ngo Kigali. Gusa murabona ko ibi ngibi ntabwo ni ibyo ndimo ndagenda nihimbira mu mutwe, ntabwo izino ari za nyazo nyirizina. Noneho nawe ugashyira wenda n'ahantu hashobora kuba yara publishinze cyangwa se, noneho ukapuresinga OK. Murabona ko Dani muri 2009 wenda bya bintu ngo yavuze ibi ngibi wenda ari byo urimo uragenda wifashisha. Noneho ndatekereza kano gace nako twakavaho, noneho twajya ahubwo sorry gato, wenda reka turebe. Murabona ko ushobora kuza wenda bitewe n'abantu maze kugira gushyiramo, wenda reka mvuge nk'iyi ngiyi wenda ko nayo ari Dani wayikozeho, nayo no kuza ukamukandaho cyangwa gutyo bitewe n'abantu urimo uragenda ukoresha. Noneho hano kuri manage source murabona ko hano dufitemo ba bandi bacu, dufite noza zigiye zitandukanye hano, ba bandi bagiye babyandika cyangwa se no mu maripoti agiye atandukanye. Noneho hano dushobora kuba twaza tukaba twakreditinga cyangwa se tukavuga ngo duhindure gutyo uko nguko, cyangwa se bitewe n'umuntu wagize, wenda ukaba wamwibeshye wenda nk'izina ryanditse nabi cyangwa se igitabo cyanditse nabi n'ibiki, buryo ushobora kuba waza ukaba wahindura uwo muntu. Noneho ibingibi wenda nabyo byabafasha mu gihe mubishaka kuba mwabikoresha cyangwa se kuba ari byo mwagira. Wenda nk'uyu nguyu na Hong my original book, hano ubwo murabona ko bya bindi za data zose nagiye nshyiraho ari byo byagiye biza n'ubundi kuri iriya nyandiko yacu. Noneho hano kuri APA ushobora kuba waza wenda hari ibigo bimwe na bimwe bikoresha iyi APA style, noneho hari no gushobora kuba waza wenda ugahitamo indi style ushaka iyo ari yo yose itandukanye na APA. Wenda ngerekanye igerekeremo hano kuri bibliography hano cyangwa se reference, ni uburyo ushobora kuba wakwisatinga references zawe wagiye ukoresha. Nk'urugero kwa kundi nyine mu bantu barimo bakora ibitabo, niho n'ubundi hano kuri iki gice kigenda kibanda cyane, kuko niho hantu ushobora gusanga abantu bakenera aba reference. Noneho wenda insert bibliography murabona ko babandi nakoze bahise baza kuri ari nk'aba references banjye, mu rwego rwo kugira ngo nsobanure ahantu wenda abantu nagiye nifashisha muri cya gitabo cyanjye, cyangwa se hano ni Dani muri 2009 mu gitabo cyitwa my book, akaba yaratuye i Kigali. Wenda wowe ugenda wuzuza byose uko bikorwa cyangwa se uko bisabwa
mu gihe urimo urakora inyandiko yawe ifite amakuru yuzuye. Hano urabona ko ushobora kuza wenda ukabisakingamo nka references cyangwa se ukaba wakora n'ibindi ushaka. Urabona nk'izi ni references, ntabwo bigombeye kujya kwandika ngo reference n'ibiki, byo automatically bihise byishyiraho. Ibi ngibi byo twari tubonye ko ari bibliography. Ndatekereza kano gace nako wenda twaba tukavuyeho. Ndabona wagira ngo iminota iri kumbana myinshi, wenda reka nsoreze hano iyi part 1, noneho part 2 tuzaza turebe guhera kuri kano gace ka hano, aka gace kose tuze tukarebe nako tumenye icyo buri kantu kose kagenda kavuga. Ndatekereza reka nsoreze isomo rya hano uyu munsi, gusa mbibutsa ko n'ubundi tugikomeje kwigana. Ndabasabye kandi inkunga yanyu irakenewe kuri mwese kugira ngo tuze kuba twafatikanya, tube twakomeza wenda kuba twashayingana ubumenyi, kuko ni ukugira ngo munyereke ko turi kumwe, atari kuvuga ngo ni njyewe uri wenda kubibahatira. Nimba mubishaka koko mubinyereke, ntukarebe video rwose ngo ugende nta like ukanze, sibyo? Kandi rwose ndakomeza mbashimira umuhate wanyu mukomeje kungaragariza. Rwose dukomeze n'ukuri, mukore subscribe, mukore share, ndetse munabibihe n'abandi nyine nabo baze babirebe, kuko nimba twishimiye ibyo turimo turakora. Sawa, murakoze, Imana ibarinde.